Nizere ko muri amahoro bamwe mujya mukurikirana bimwe dukora. Uyu munsi ndashaka tuganire nk'ababyeyi. Tugiye kureba uburyo bugiye butandukanye tugenda tureramo abana bacu n'ingaruka bibagiraho, cyane cyane iyo bakuze barabaye abantu bakuru. Bitwara gute kuko ibi byose uko twitwara twarakuze cyangwa turi bakuru biterwa n'uburere twagiye duhabwa tukiri abana. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kurera cyangwa bw'imirerere nk'ababyeyi, bwitwa uburyo bw'ubutware. Mu zindi ndimi ushobora kuvuga ngo ni authoritarian parenting style. Aha ngaha umubyeyi asetinga amategeko abana bagomba gukurikiza iyo bari kubaho mu buzima busanzwe. Hari ibyo bagiye gukora, wenda bakavuga bati nimuva ku ishuri saa 12 muba mwagiye kuryama. Ibyo ngibyo nibyo bita umubyeyi uri strict, cyangwa se kwita ku bana, kurera abana ariko ukoresha n'igitsure. Aha ngaha ababyeyi basetinga amategeko cyangwa babwira abana ibyo babujijwe n'ibyo batagomba gukora, kandi niyo bakoze ibibi ababyeyi barabahana. Hano niho ushobora gusangamo ikintu cyo gukubitwa, ukamukubita cyangwa wenda no kuba wamukubita tubyihorere, ariko wenda ukamubwira ati hari ibikino, hari filime cyangwa hari cartoon wari kureba ntabwo ukirebye kubera wakoze iri kosa. Ikindi ushobora no kuvuga ngo rero wenda bya bikinisho bagomba gukina bireke, uzongera kubikina mu kindi cyumweru. Rero ingaruka nziza ubu buryo bugira ku bana cyangwa mu buzima busanzwe bwabo baba barakuze, icya mbere baba bafite discipline ahantu hose. Iyo bari ubona ari abantu bafite ikinyabupfura, barezwe neza. Ikindi bakura nyine barubaha, baba bafite discipline muri rusange. Ikindi baba bashaka gukora ikintu neza. Nimba binjiye mu kintu baba bakeneye kugira bagikore kandi neza. Rero nanone ntabwo twakwibagirwa ko hari ibintu bibi bishobora guterwa n'ubu burere tutanga muri ubu buryo. Ikintu cya mbere gishobora kuza muri ubu burere bumeze gutyo kikaba kibi kandi cyane, ni uko aba bana bajya bitakariza icyizere. Nk'iyo umwana yakoze ikintu kitari cyiza, umubyeyi akaza kwa kundi nyine amukangara, nyine ubona yashaka kumushyiraho igitsure cyinshi, bituma umwana yiyumvisha ko buri gihe ikintu nikitaba ari cyiza kuri we, nyine akumva ubwo harimo ikintu nyine cy'ubwoba, ukuntu baba bafite ubwoba. Ikindi ntabwo baba bifitiye icyizere kiri hejuru, kuko avuga ninkora ikintu kikaba kibi ndahanwa, ni uko nguko baba batewe. Ikindi kwisanzurana n'abandi bantu, kwa kundi ugera mu bantu ugahita utangira kwisanzura, bamanza gukora attention, bakabanza bakiga kuri aba bantu bagiye kubana nabo, abantu bashaka kwisanzurana nabo. Ese nibakora ikosa muri abo bantu bari batware gute? Nyine babanza kwiga ku bantu, ntabwo bahita bisanzura. Ariko iyo mumenyeranye n'abantu usanga bahita bisanzuramo cyane. Ubundi buryo bwitwa permissive parenting style. Abo noneho bashyiraho amategeko, akavuga ati uyu wa mwana we ubujije gukora iki, urakibujijwe, ariko hari n'ibindi utabujijwe, hari ibyo wemerewe gukora. Aba bana bo bihitiramo ukuntu bakora ibintu, bavuga ati nimba ari ukurya apfa ku biryo birahari, ndaza kurya. Kizima ni uko umubyeyi abona nyine yariye, nasaka amenya guti isaha yaririyeho ni iyihe, ntabwo abyitayeho cyane. Nyine bamushyira ati wemerewe kurya, ikizima ni ukurya. Ubwo abana bo hari ibyo bemerewe, bagahitamo nuko baza gukora ibintu mu buryo bwaho. Nimba ari muri weekend akavuga ati ndaza kuryama, kamenya ngo ndaryama igihe maybe ndangije gukinira. Ariko hejuru kuri uwo mubyeyi wo hejuru we, nimba avuze ngo uri gukina, ntabwo aba ashaka kubyumva. Isaha zo kuryama zirageze, ajya kuryama. Ariko kuri ubu buryo bwo umubyeyi arakubwira ngo uri gukina, nako n'umwana ubyisetingira. Urabwira wemerewe kuryama, wemerewe kurya, hari ibyo utemerewe, hari ibyo utemerewe, ukamenya wowe uburyo ubikoramo. Ubu buryo ni hahandi usanga umwana nyine, umubyeyi n'umwana basa naho bumvikana cyane. Ababyeyi ntabwo babona abana nk'abana,
baba bumva nyine bafite uburenganzira bumwe, nk'uko hari icyo bakora kikababangamira babategetse, nabo bashaka kugira ngo bajye hagati y'abana nabo hajyemo mico agreement, habemo ibintu byo kumvikana, tuganire ku kintu bashaka gukora, nyine habeho bamusetingere some limit, ariko nanone bamubwira ati ibi ngibi ntabwo byemerewe kubikora, n'umwana agatanga impamvu ye ariko ubona bikwiye, bakashyira hamwe ibyo bumvikanaho akaba ari byo bigenderwaho. Ingaruka nziza kuri aba bana rero muri ubu buryo tureramo bumeze gutya, abana baba bari sociable cyane, iyo bakuze usanga socialisation yabo biri hejuru, basabana cyane mu bandi, bahita biyadawuta, bigirira icyizere, bafite icyizere kiri hejuru, kuko bajya no mu burere bwabo bakiri bato hari ibyo bajyaga basetinga ku buzima bwabo, bakamenya ngo turakora iki ngiki, baba bigirira icyizere. Rero abandi ikindi kintu cyiza, aba bana ntabwo bakunda conflict, ntabwo baba bashaka ibintu by'amakimbirane barinde, kubera nyine bamenye kwa buryo bwo kumvikana hagati n'ababyeyi babo, ntabwo rero bashaka ibintu by'amakimbirane. Nimba ibi bintu bibaye baba baragira ngo babashe guhura baganire hagati, amakimbirane bakemura, ikindi baba bazi gukemura, nimba habaye amakimbirane baba bashaka kuyakemura kandi baranabishobora. Ingaruka rero zitari nziza kuri uru ruhande ni uko aba bana usanga kubera hari ibyo bisetingira rimwe umurongo ngenderwaho, usanga ari ba bantu baba mu bintu bitandukanye, ugasanga umwana yagiye mu itabi, ugasanga umwana yagiye mu biyobyabwenge, yagiye mu bintu by'ubusambanyi, ibintu nk'ibyo nyine nicyo kibi ni nk'uko umwana bamuhaye uburenganzira. Ubundi buryo tureramo nk'ababyeyi bwitwa authoritative parenting style. Ibi ngibi ubwo ubu buryo ababyeyi bashyiraho, babwira abana ngo mubujijwe ibi ngibi, bakababwira impamvu babibujijwe, nyine bakabasobanurira ibibi byabyo, ibyo bemereye bakavuga ati ibi ni byiza, abantu bwo kandi bagasobanura ati mwemerewe ibi ngibi kuko ABCD nibyo byiza ku buzima bwanyu gutya na gutya. Ikindi abana nabo kuri ubu buryo batanga ibitekerezo by'uko bashaka kumva uko bibaho, nimba atanze uvuga ati ngewe nshaka kubaho mu buzima ya mubyeyi yakumva atari byiza, ibi ntabwo byazagukundira kubera ko hari ingaruka mbi cyangwa nziza bifite kuri bakabyanga cyangwa ibindi bakabyemera. Twihuse reka twirebere icyiza kuri ibi ntuza, ni uko abana iyo bageze gutya bakura bari very kare, bakura bagira umurava mu bintu bakora, bagira umurava mwinshi, ikindi baba bari friendly, bagira inshuti nyine barakundwa, ikindi baba bazi gusetinga goal, bakora bazi gusetinga goal. Ingaruka rero mbi kuri kano party ni uko rimwe na rimwe mu gihe abana batanga ibitekerezo, cyane cyane iyo wenda umwana akunda kuvuga ati ndakora iki, umubyeyi akacyanga, umubyeyi nyine akacyanga, akabona ntabwo ari iyo akunda kukirejeta, umwana bituma atigirira icyizere, agira icyizere gike, kubera ko yakuze nyine akunda gutanga ide iwabo ntibazemere, akura yumva ko buri gihe n'ubundi idari butanga zitaraba nziza, zitaraba successful. Twakomeje tugiye ku bundi buryo, hari ubwo bitwa neglectful parenting. Ubu ngubu ni ba babyeyi baba badahari, batitaye ku buzima bwabo, ntabwo baba involved mu buzima bwa buri munsi bw'abana babo, ntibamenya ngo umwana yariye, ntibamenya ngo umwana yagiye kwiga, ntibamenya, ntabwo, kuko nyine ntabwo baba bahari. Icyo bakora batanga buri kintu cyose, aho ishuri rirahari, umwana afite aho yiga, umwana afite ibiryo, umwana afite televiziyo, bafite buri kintu cyose, ariko ntibamenya ngo muri uko kubaho k'ubuzima bw'umwana bwa buri munsi yabigenje ate, yabayeho ate, ntabwo babikora. Icyo nibo bita neglectful, niyo bari neglectful parenting style. Gusa nanone aba babyeyi ibi ntabwo bikunda kubaho cyane, kuko ababyeyi benshi bakora ubu ngubu biterwa inshuro nyinshi n'akazi, urumva ugasanga wenda afite akazi bituma nyine badahari,
akorera nka kure y'aho abana bari, nyine ubwo abana wenda bakaba bafitwe n'umukozi, kandi aba babyeyi bajya babaho nyine, izo ngo zijya zibaho murazizi zimwe na zimwe. Abo ngabo rero niko wabita, gusa bamwe ntabwo biba byatewe n'uko badashaka kwita ku buzima bw'abana babo bwa buri munsi, biba byatewe n'akazi. Ariko hari n'abandi babyeyi badafite interest, like no interest at all mu buzima bw'abana, nyine ntibakunda kumva bari kumwe n'abana, ntibakunda ko wapi, nyine nuko badafite interest mu buzima bw'abana. Ugasanga nyine afite abana, cyabakorera abaha ibyo bakeneye byose, nimba ari amashuri, nimba ari ugusohokera heza, ariko ntamenye ngo byakozwe bite, ntamenye ngo hari undi muntu ushinzwe wenda nk'umukozi, ariko umubyeyi we adahari. Ingaruka rero zitari nziza zabyo ni uko aba bana, iyo ari abana bafashe bagakura wenda bakagira nka chance, bakagira nk'umuntu wundi ubitaho ufata responsabilité, igihe aba bana bakura nyine bo baramaze kuba nk'ababyeyi, bafata responsabilité nyinshi cyane hejuru, nyine ugasanga bishyiriraho n'umurongo ngenderwaho ku buzima bwabo. Umva niba abana bakura bazi gufata imyanzuro, bazi no gusetinga nyine buri kintu cyose binjiyemo, bazi n'uburyo bari bukigendemo kandi kikaba successful. Gusa bigira ingaruka nyinshi mbi cyane cyane ku buzima bw'abana, kuko abana ntabwo baba bifitiye icyizere, kuko ntabwo babanye n'ababyeyi, bumva ukuntu kubana n'umubyeyi bimera, bumve kwita, ntabwo nyine bigirira icyizere, bumva hari ikintu muri bo babuze. Ikindi, abantu ntabwo baba bitaye ku bintu bakora, avuga ati yewe n'ubundi, kandi uzarebe muri ubu buryo cyane abana babaho gutya, kenshi usanga nyine wenda bitewe n'akazi gutyo, abana nyine bakire cyane, nyine badahari kubera akazi, ubwo urumva impamvu baba badahari. Ubwo rero aba bana ikintu babura, ntabwo baba bafite connection hagati y'ababyeyi n'abana babo, hagati y'ababyeyi babo. Usanga n'ubwo bakoze bavuga ati yewe njye sinarezwe na mama, sinarezwe n'umubyeyi n'umwe, ndiragira nk'icyo, nuko nguko. Iyindi ya nyuma tugiye kureberaho, tunahita tureba inziza muri zose twakoresha turera abana bacu, yitwa over involved parent. Bijya bisobanuye ababyeyi noneho bari over involved, bari mu bintu byose by'umwana, gahunda zose z'umwana. Umwana yagiye ku ishuri, yavuyeyo, yaryamye, yanyweye igikoma, umwana ari mu rugo ari gukora buri kintu cyose, yasohotse ari kumwe n'abandi, buri kintu cyose cy'umwana aba ashaka kugira ngo akibemo, buri gahunda yose y'umwana aba ashaka kugira ngo ayibemo, amakinga ashobora ko umwana aho arameze neza, nimba hari n'aho yafeirinze, ariko abazi ngo byatewe n'iki. Ubwo bivuze ngo buri gahunda yose y'umwana ya buri munsi umubyeyi abazi byose, ntabwo areka umwana yishyirireho a planning avuga ati ndashaka gukora iki, ntabwo akizanira. Umubyeyi we niho umuha icyo ari bukore, akamwereka n'ukuri bugikore buri kintu cyose. Rero ingaruka zitari nziza kuri aba bana, ingaruka zitari nziza cyane kuri aba bana bagira icyo twitwa procrastinating mu buzima bwabo busanzwe. Abari babana bavuga nzabikora n'ejo, kuko yari asanzwe hari umuntu bimukorera, ati nzabikora n'ejo, deadline, itariki nyine yo gukora ikintu karinda imufata. Ntabwo baba bazi gukemura ibibazo bikomeye, ntabwo baba bazi gufata umwanzuro ukomeye. Ikindi, ntabwo ari wa muntu ushobora guha situation nk'uko iri hano akavuga ngo ugende, ntabwo bashoboye gukemura ibibazo nyine bari bonyine, kwihangana kwabo ko bari guke. Tugendeye rero kuri ubu buryo bwa mbere bwazanye n'umuspsychologist witwa Diana Bamblett. We mu gukemura yasuggestinze ko cyangwa yifuje ko ababyeyi batanga uburyo bwiza muri izi zo gutanga uburere. Yatanze ko twajya dukoresha uburyo bwita buri mindingness and responsive, uburyo bwita ku bana ariko n'abana tukabaha nabo
bakinishiretinga igikorwa, bagashaka nyine nabo bakavuga ati dukeneye gukora iki. Nibwo buryo ya suggestinze bubitaho bukabereka gukora iki, ariko nabwo bwemera ibitekerezo bivuye hanze by'abana byose kandi bigakorwaho. Noneho ikindi wenda muri rusange twavuga ni uko tugiye gusuggestinga, twebwe icyo twagenderaho ni uko buri muntu wese ahitamo uburyo areramo umwana we bitewe na situation. Ni research yakozwe dusanga uburyo bwiza nyine bwo kurera, ntabwo twavuga ngo okay ngo nubu uzabigenze buryo, ahubwo dukurikije ibyo twasobanuye hejuru ukuntu bigiye bitandukanye, umuntu ahitamo ibyiza bitewe na situation arimo nuko ari kubona yabikora. Kuko nko hejuru wenda tugiye nko kuri bariya abantu baba bari neglectful, ushobora gusanga utareka akazi kuko ariko gatunze famiye yawe, ariko bitewe na situation urimo nta kindi kintu wabikoraho, ariko nyine nuko byaje wisanze muri iyo situation. Rero uburyo bwiza uhitamo biterwa na situation, akaba ari uhitamo